Ku wa 28 Ugushyingo 2020 byinjiye mu mateka ya Kiliziya Gatolika ku isi yose. Nyiricyubahiro Anthony Kambanda Aricyepiskopi wa Kigali akaba n'umuyobozi wa Diyosezi ya Kibungo yahawe kuba Karidinali wa Kiliziya Gatolika Ntagatifu ya Roma. Musenyeri Anthony Kambanda yatorewe kuba Karidinali ku 23 Ukwakira 2020 hamwe n'abandi 12 maze umuhango wa liturujia wabugenewe wo kubashyira muri urwo rwego uyoborwa na Nyirubutungane Papa Francisco ku 28 Ugushyingo 2020. Bifurije amahoro y'Imana. Iyi ni Nibyo YouTube channel, nge ndi Joseph Tuyishimire. Uyu munsi abateguriye izina, urwego, icyubahiro n'inshingano bya Karidinali. Ese Karidinali Anthony Kambanda izina afite rya Karidinali risobanura iki? Urwego yashyizwemo ni uruhu ugereranyije n'izindi nzego? Icyubahiro n'inshingano afite byo biri ku ruhe rwego n'ibihe? Ndabashimiye cyane ko mukomeje kutwereka ko mudukurikira. Ndabashimira ko hari abamaze gukora subscribe batarayikora n'icyo gihe, kandi mukomeze musangize abandi ibiganiro byacu. Icyo Karidinali bisobanura. Izina Karidinali rituruka ku ijambo ry'Ikilatini cardinalis, rituruka ku ijambo cardo, bivuga inkingi, bityo rero bigasobanura inkingi, umusingi, ikintu cy'ingenzi ibindi byose bishingiyeho. Urwego rwa Karidinali rwo ni uruhe? Urwego rwa Karidinali ni rwo rwego rw'ikirenga uretse urwego rwa Papa mu nzego za Kiliziya Gatolika ya Roma. Rukaba rugizwe n'abakaridinali ba Kiliziya Gatolika Ntagatifu ya Roma nk'inkingi za Kiliziya, abajyanama n'inkoramutima za hafi za Nyirubutungane Papa, umuyobozi mukuru wa Kiliziya Gatolika, nk'umwepiskopi wa Roma n'umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi yose. Icyubahiro cya Karidinali ni ikihe? Kugira ngo umuntu abe Karidinali atorwa na Nyirubutungane Papa ubwe ku bushake bwe bwite, akaba ari mu nzego za gisaserdoti utorwa, cyangwa se akaba ari umwepiskopi cyangwa umupadiri. Agomba kuba ari inyangamugayo, akwiye kwizerwa, agaragaza ukwemera guhamye, imyitwarire ikwiye gushimwa, arangwa n'ubushishozi mu gucunga ibya Kiliziya. Ibyo ni bimwe mu biranga icyubahiro cya Karidinali, no kuba ari buze gutorwa bikaba biri bugendere kuri ibyo. Karidinali bamuha izina ry'icyubahiro rya Eminence. Izina ry'icyubahiro riva ku ijambo ry'Ikilatini Eminentia, bisobanura ikintu cy'ikirenga cyo mu rwego rwo hejuru kurenza izindi. Mu Kinyarwanda nta yindi nyito yabashije kuboneka, hemejwe ko inyito yakomeza gukoreshwa ari nyiricyubahiro. Inshingano za Karidinali zo ni izihe? Abakaridinali ba Kiliziya Gatolika Ntagatifu ya Roma baba bagize urugaga rwihariye, bakaba bafite inshingano zihariye bahabwa n'amategeko ya Kiliziya. Inshingano ya mbere ni ukuba bafite ububasha bwo gutora no gutorwamo Nyirubutungane Papa mu muhezo utorerwamo Papa, bikurikije amategeko yihariye abigenga. Indi nshingano abakaridinali bafite ni ugufasha no kugira inama Nyirubutungane Papa, babikoze mu rugaga rwabo igihe Papa yabatumiye mu gufata ibyemezo bikomeye birebana n'ubuzima bwa Kiliziya, cyangwa ku bibazo by'ingutu bireba Kiliziya, ndetse na buri wese ku giti cye bishingiye ku butumwa bwihariye afite mu kubusohoza yunze ubumwe na Papa mu buzima busanzwe bwa Kiliziya yose yo ku isi. Ubutumwa bwihariye bwa Karidinali ni ubuhe? Abakaridinali ba Kiliziya Gatolika Ntagatifu ya Roma bagabanyijemo ibyiciro bibiri. Icyiciro cya mbere hari abakaridinali baba mu murwa wa Roma, bakaba bashinzwe ingaga zitandukanye za Papa cyangwa ibiro bya Papa bifite ubutumwa butandukanye. Icyiciro cya kabiri hari abakaridinali baba muri diyosezi zitandukanye mu migabane itandukanye ku isi mu butumwa butandukanye bwa Kiliziya. Ese Anthony Karidinali Kambanda ari mu kihe cyiciro? Anthony Karidinali Kambanda ari mu cyiciro cyo kuba ari muri ba bandi bazaba bari muri diyosezi zitandukanye mu migabane itandukanye y'isi mu butumwa butandukanye bwa Kiliziya, akaba azakomeza kuba Aricyepiskopi wa Kigali. Bose hamwe mu rugaga rwabo ibyo byiciro bibiri nk'abajyanama ba Papa bagize Kiliziya yihariye ya Roma, bakaba ari inkingi za Kiliziya Gatolika, kandi
bakagira uburenganzira busesuye mu murwa wa papa. Ibirango bihabwa ushyizwe mu rwego rwa karidinali. Dore ibirango bishya karidinali ahabwa na papa ku munsi nyirizina wo gushyirwa muri urwo rwego: impeta yihariye ya karidinali, imyambaro yihariye ya karidinali, inyandiko ya papa imushyira mu rwego rwa karidinali. Ibyo byose bitatu bifite igisobanuro cyihariye. Ushyizwe mu rwego rwa karidinali ahabwa impeta yihariye, isimbura iyo yari asanganywe iyo yari asanzwe ari umwepiskopi. Ni impeta ikoze muri zahabu, ikaba ari ikimenyetso cy'ubudahemuka, icyubahiro, ishyaka no kwitangira kiliziya. Ni ikimenyetso gihora cyibutsa ushyizwe mu rwego rwa karidinali kagomba guhora yunze ubumwe na Kristo na kiliziya, kugeza no kuba yayitangira nka Kristo witanze kugira ngo acungure imbaga. Icyo cyari ikirango cya mbere. Ikirango cya kabiri ni imyambaro yihariye ya karidinali. Ushyizwe mu rwego rwa karidinali kandi ahabwa imyambaro ifite ibara ry'umutuku risobanura urukundo. Asabwa kugirira Kristo urukundo rukomeye na kiliziya, kugeza n'aho yakwemera guhara ubuzima bwe kubera ukwemera n'ubudahemuka afitiye Kristo. Muri iyo myambaro haba harimo ingofero yihariye iranga ushyizwe mu rwego rwa karidinali. Ikirango cya gatatu ni inyandiko ya papa imushyira mu rwego rwa karidinali. Ushyizwe mu rwego rwa karidinali ahabwa inyandiko yihariye ya papa imushyira mu rwego rwa karidinali. Ibyo ni ibirango bitatu by'ingenzi bihabwa karidinali mushya winjiye mu mirimo muri wa muhango nyirizina wabigenewe papa ashyira abakaridinali bashya mu rwego rwabo. Ibindi bihinduka kuri karidinali ni biki? Hari ikirangantego cye cy'ubutumwa atangirana iyo abaye umusaserdoti. Hari kandi kiliziya yihariye ya Roma yitirirwa. Ikirangantego ni ikimenyetso kigaragaza incamake y'intego na gahunda y'ubutumwa bw'umwepiskopi, ari cyepiskopi cyangwa karidinali, byushyizwe muri izo nzego nkuru z'ubuyobozi bwa kiliziya. Ikirangantego gihinduka bitewe n'uko ari icy'umwepiskopi, arisheveke cyangwa karidinali. Uburyo ikirangantego cya karidinali gikozemo burahinduka. Mu gihe ikirangantego cy'umwepiskopi kiba gifite inshunda eshatu, icyari cy'episkopi kikagira inshunda enye, icya karidinali cyo kigira inshunda eshanu. Kiliziya yihariye ya Roma yitirirwa. Nk'uko biteganywa na Kiliziya Gatolika ya Roma, ushyizwe mu rwego rwa karidinali ahabwa na papa kiliziya ya Roma yitirirwa, nk'ikimenyetso cy'uko yunze ubumwe na papa mu butumwa bwa kiliziya no mu buyobozi bukuru bwa Kiliziya Gatolika. Muri urwo rwego nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda yahawe kiliziya yaragijwe Mutagatifu Sisto, San Sisto mu Gitaliyani, Saint Sixte mu Gifaransa, yitirirwa nka karidinali. Iyo kiliziya yaragijwe Mutagatifu Sixte ni bazilika yitiriwe Papa Sisto wa kabiri, umupapa wahowe Imana mu mwaka wa 258, ikaba yaragiye yitirirwa abakaridinali batandukanye kuva mu kinyejana cya 5. Izina ry'icyubahiro rya karidinali. Ushyizwe mu rwego rwa karidinali, izina ry'icyubahiro rirahinduka rikaba nyiricyubahiro karidinali. Mu Kinyarwanda nta nyito yihariye yaboneka isobanura iryo jambo riri mu ndimi z'amahanga son eminence, bitandukanye no kuvuga son excellence. Dukomeze dusabire nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda kugira ngo Nyagasani amuhundagazeho ingabire ze, kandi umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo amuherekeze. Iki cyari ikiganiro kijyanye n'iyobokamana n'amateka. Ni Joseph Tuyishimire, iyi ni Nibyo YouTube channel. Mu gutegura iki kiganiro nifashije inyandiko yateguwe na Padiri Dieudonné Uwamahoro, umuyobozi wa komisiyo ishinzwe uburyo bw'itumanaho n'ibikorwa ndangamuco muri Diyosezi ya Kibungo. Mukomeze mugire amahoro n'ubuzima buzima.